naratanga hari abantu badakunda itorero ryabo bagakunda irindi torero. Ngenza mbwira abakristo kandi uko nukuri tuze tuba free. Nuba mu itorero kumva nturikunda uzushakisha aho ukunda, kuko kuba ahantu udakunda ni uruhombo. Uzi ko umuntu bari mu kumubwira ngo kwa gatanu saa 10 ngo uzaze nkugure brushete ebyiri akamasiba amateraniro agasimbugwa na brushete na fanta ya sito. Ngo mani ngo uzaze ngo kwa gatanu ngo hari akantu uzakurebera. Umugore akamabwira umugabo ngo uri mubi, nza kubona nkumvise semi. Abana bakama babwira ababyeyi ngo nti muri aba turabanga, nti muri ababyeyi bacu. Hari abana nzi babwiye nyina ngo turi mama. Yewe abantu bazagira umujinya kubera iki? Abantu bazatongana kubera iki? Abantu bazabihorera kubera iki? Abantu bazabishurana kubera iki? Nta mukristo uza wishura. Uzuririmba ngo kuko imbabazi zawe data. Ikibazo tugira, ikibazo tugendana, ntituza twumva imvugo y'Imana kubera gukenera ubushake bwacu cyane. Niyo mpamvu twagize ibibazo. Satani ni igihume. Satani naramuhebye. Satani azagera mu nzu akama yereka umugabo ngo umugore wawe ni mubi. Haleluya. Ukamura ufunguza kinjiriwa na ibintu byo gutendeka abantu ntabibaho. Ina mpamvu nunakunda umukobwa uzomukunde tukaza umusiga mu nzira ngo hari uko ngo ndaje ugaca inyuma ukagaruka ukamubesha. Uzukunda ukunde nibipfa ariko nanone avuge ngo urya twatandukanye yari yarankunze. Niko ibintu byose buriya kuja mu kintu kakijamo niko kwiza. Iyo rero tumaze kwegera Imana, semene amen, tumenye ivyishaka. Ndi kuvuga hejuru yo gusenga. Tumenye ivyishaka kandi ikatwereka ico gukora. Kandi iyo twayegereye, nari mvuze inshuti yawe, iyo umuntu ari inshuti yawe, tuzi kuzuyegera. Hari umuntu wari wishi buri abataraba inshuti yawe. Umuntu wese uza wumva wishisha ntabwo ari inshuti yawe. Nunaganira n'umuntu ukavuga ukaza wumva ariko kuravuga ufite kubwoba, mana iki kintu mvuze ukuye inshuti, buri ntago aba ari inshuti yawe. Inshuti uzuvidura ukagira ngo ni wowe nyine wibitsemo. Nico bita inshuti. Twegera Imana, hanyuma Imana nayo tukamenya. Haleluya. Tukamenya ivyishaka. Apana twebwe ibyo dusha ivyishaka. Inshuti uzumenya ikikunda, ukamenya ico uzukora kikayibabaza, ukamenya ikiza kiyikosera ukakireka. Kwegera Imana rero bituma tuyimenya, twumukuyimenya, tukamenya ivyishaka akaba ari byo dukora. Haleluya. Kandi nayo ikadusubiza bitewe n'ivyishaka. Niyo mpamvu tuza tugenda mu masengesho, umuntu agasengera ibyifuzo nka 30, yarangiza Imana ikakubwira ngo waje kunsaba imbaraga ariko nguhaye amahoro. Sibyo? Ibizi ko ari ukeneye, ibizi ko ari yo wifuza, ibizi ko ari ushaka. Gusenga rero so gutegeka Imana ibyo ushaka byose ngo ibikore, ahubwo ni uburyo bwo kuyegera tukamenya ibyo ishaka ko dukora. Uko niko bita gusenga. Haleluya. Ikindi bita gusenga cyangwa isengesho rizima, sirisaba cyane, ahubwo nirisanisha umuntu n'Imana, bityo kuyisaba nabyo bikoroha. Isengesho rizima si ryo gusaba cyane. Mbese bibaye byiza gusenga kwiza. Cyo bita gusenga kwiza so gusaba cyane, ahubwo haleluya ni irisanisha umuntu n'Imana, bityo tukayisaba nabyo bikoroha. Iyo hamaze kuboneka ubusabane, niko twari tuvuze, biduhesha
gukorerwa ibyo twari dushaka, biduhesha kubona ibintu bitworoheye. Inshuti ntizi kugora, inshuti uzuyibwira ngo mama sore ndashakiye sharupe. Inshuti ko ndavuga inshuti, uzi ko inshuti ziza warayiguze costume ikama ivuga ngo uriya kote narikunze, iyo warikunze tacu ngaho uri jari, tago wapfa guha umuntu ikote rishaje utakunda, ntibibaho. Ukuye imbaraga z'ikintu bita inshuti nizigera mu cumbi kavuga ngo nakunze ririya kote, none ga urimbe. Uzi ko inshuti yawe yiberewe nawe uzawumva uberewe, kandi uko ni ukuri mbabwiye. Iyo wumvishe ngo inshuti yawe iri kuri promotion runaka, uzi usa nkaho ari mwe mbese uzubwira abantu ngo twazamutse. Twazamutse ubungubu, mbese muri mwebwe mugabe nashaka uko mbazi, jori nashaka imenyereze gucumba uko mbazi, uko mbazi. Kandi murakundana wa murakundana, buriya abantu bakundana uzubabona, kuko hari ukuntu uza mbareba niyo baba babyina ukazubona nyine babzu. Buriya umuntu utumva ikintu kimwe n'undi muntu azabibona, barakunda. Nza mbona jori muga uzobwire jori ngo izi ni inshuti, uzucumba umutsima munini, siko bimeze. Jori arabizi. Asante. Muze mbasuhuze uko muri bane, muze mbaramutse. Umugore yibagiza abantu gutyo, umuntu akamata gahunda ukazureba abantu kici, ariko ntukabibagirwe. Abantu mwataramanye buriya ni amakosa kubibagirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Usabane bwacu n'Imana muri Yohana hazavuga ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya ibyo sebushata. Sinkibita, ntabwo nkibita abagaragu, kuko umugaragu ntashobora kumenya ibyo shebuja akora. Ariko muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka, muri inshuti zanjye, ngo kuko ikibemeza ko ndi inshuti, ngo zaza nenda kubya data, nza nenda kubya data nkabibabwira. Sinza mamenera amabanga, ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Yesu ushimwe kuzufata mu bubiko bw'ijuru ukatumenera amabanga. Imana ishimwe, Imana izitumenera amabanga. Ariko uzi kugera mu ibanga ry'Imana ukaripasura, Imana ikakwizera, kugeraho Imana ikwizera ikakubwira amabanga yayo. Ako Imana iraremereye, Imana ikagupasa ibanga. Ariko nuko haba habanje kuba ikintu cyitwa ubushuti. Haleluya, haleluya. Nimusenga muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Abana, Imana ni so. Nta muntu n'umwe ugomba kukubuza uburenganzira bwaso. Isuzu umubwira aho ushakiye hose. Narababwiye ejo bundi Noella yagiye muri saro kubera ko yizeye imbaraga zase. Tiyari yatubwiye ko aje muri saro ngo tugere 19, ngo alo ngo pa uri kumwe na mama, ngo vuga ibyo ushaka, ngo turi kumwe, ngo none ngo mwakwishyura umuntu umaze kunsokoza. Papa none ukwizo gahunda zirimo, wagiye muri saro uzi ko dufite amafaranga, ngo nyine ngo muyohereze vuba pa, kubera ko ari yavuze pa, mbona ko se amubwira ngo muzane nimero. Ari utuntu kandi uko nukuri, ari utuntu Imana izigenda inyigishiriza duto. Ariko ndatekereza ko ari umwana gusa usanzwe agatelefona bishop ngo nyohereze ifaranga ziki ndi muri saro. Sabintu byagenze gute? Ako kubera ko Noella ari Noella pa mwohereze ifaranga amaze gusokoresha, kandi ahubwo nyine ukazumutonganya, we kuki uzuje muri ako kamo iwe kufite umukobwa uri mu kuja muri saro akabona yohereze ifaranga agiye muri saro, ukamuneze n'umwana ndi nyina. Imana Imana ihabwe icubahiro. Data wa twese uri mu ijuru,
izina ryawe rihabwa icuba. Uzi ko utotinya kubwira Imana watatswe n'abadayimoni, kuyibwira ngo umutwe Mana nkiza umutwe. Iza yamayumva niba ari so, kibazo nuko yo bitari so, ariko niba ari so izita yumva. Imana ishimwe. Iyo tumaze kubaka cyangwa gusana ubwo busabane, nibyo biduhesha gutinyuka kuyisaba. Haleluya. Iyo umaze kumenya ko Imana ari so, akimana uzuyisaba utitangiriye, uzareba umwana azamavuga ngo papa wazanguriye indege, yewe timugira n'igare, timugira n'umuhoro mu nzu, timugira nikize na pompe ntayo mugira, ngo pango wazanguriye indege kweli. Iyo twamaze gusabana n'Imana, iyo twamaze kuba abana b'Imana, turatinyuka tugasaba Imana nka data. Nta muntu wobwira undi ngo uzaze kunsabira papa, biba byagereze nabi. Umuntu wese aba afite uburenganzira, hari ukuntu uzumenya ubwira papa wawe kandi ukamufatisha. Aha ngaha Yoshafati asenga, tuvuge ngo amen. Yavuze amagambo aranezeza. Ku murongo wa 8 haravuga ngo maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati nitugegwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'inzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambira uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabara. Haleluya. Aka kantu k'inzu y'Imana niba ari uko ejo bagakozeho, Salomo yagiye baha agaciro y'ikintu yari yaravuze ngo uzagera muri iyi nzu gusa babaye, uzaba atewe n'ibyago, uzaba ameze gutya. Naratangaye kubera imbaraga bari bazize inzu y'Imana. Bibiliya tubwira ngo igihe ba Daniyeli bari baranyazwe, n'igihe bajaga gusenga ngo bageze aberekera i Yerusalemu, bakerekera i Yerusalemu, bakavuga ngo Imana y'i Yerusalemu we, Imana yacu we. Ukuza uja gusenga ukerekera kuri Betami, basiga ngo twumve ko basuyihaye agaciro, ngo uvuge ngo Mana ya Betami mwe. Mana, naratanga hari abantu badakunda itorero ryabo bagakunda irindi torero. Ngenza mbwira Abakristo kandi uko nukuri, tuze tuba free. Nuba mu itorero kumva nturikunda, uzu ushakisha aho ukunda, kuko kuba ahantu udakunda ni uruhombo, inyuma y'uruhombo. Kuko kwicara gusa ahantu ukunda uzu usubizwa kandi utaranasenga, kubera ahantu ukunda urasubizwa, ahantu udakunda ntushobora. Aravuga ngo ijambo rya ravuga ngo nidutegwa n'ibyago tugahagarara aha hantu gusa, tukahagarara uzumva. Haleluya. Nihazi bitugoye, nihazi inkota, nitugegwaho n'inkota n'ibyago cyangwa igihano cyangwa mugiga ngo ndetse n'inzara, ngo tuzajya duhagarara imbere y'inzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, ngo tugutakambira uko tuzaba tubabaye, ngo nawe uzumva udutabara. Ariko inzu y'Imana esuku noneho tuzashaka umuntu aduhugura hejuru ikintu cyitwa inzu y'Imana, tuvuga amahugurwa hejuru y'inzu y'Imana. Niba Dawidi yaravuze gusa ngo yaranezerewe ubwo bamubwiraga ngo aje mu nzu y'Imana, nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa baba, twende nyumbani kwa baba, twende nyumbani kwa baba, nyumbani kwa baba. Unakunda kwihagararira gusa Imana yanjye, unakunda kwihagararira gusa ku muryango. Uzi ko umuntu bari mu kumubwira ngo kuwa gatanu saa 10 ngo uzaze nkugure brushete ebyiri, akamasiba amateraniro agasimbugwa na brushete na fanta ya sito.
ngo mani ngo uzaze ngo kuwa gatanu ngo hari akantu uzakurebera. Amasengesho akabararangiye. Ariko Dawidi we yaravuze gusa ngo kuba mu bikari by'inzu y'Imana yanje ngo birandutira kuba mu mazu yubakitse cyane, mu nzu za kadastre, kuba gusa mu mbarazane. Ariko twarazinutswe tuzemere, twarazinutswe. Wo kwifuza guhagarara mu bikari gusa ukazuza ngo ma reka basingire mu bikari ngere mu mbarazane, ngo birandutira kuba mu nzu yubakitse, mu nzu ya kadastre iminsi igihumba aho ngo kandi ngo bikandutira. Gerardine yavuze ngo mu maboite de nuit akabyiniro uko hari abarinzi baba mu kabyiniro, ariko mwebwe ntibzoshoboka. Ariko nzababamo bazabaja mu kabyiniro, ariko mwe ntimubamo. Niko ngira ngo mworara mu kabyiniro umva muba mukoze igitangaza, pe ni ukuri tukamenya ngo waraye mu kabyiniro. Wowe hari ibintu abantu baza biga bagatinda. Umuririmbyi twomenya ngo yaraye mu kabyiniro, icyo kintu ni kibi. Mu kabyiniro warangiza ukaza ugakubita aha hantu gutya. Emmanuel muri Salama timurataramira mu kabyiniro ko mwamusubiza mufite amashaka muzamuja mu kabyiniro mutazokoroga amateraniro y'abera. Haleluya. Gutegwa n'inzara gusa, gutegwa n'ibyago gusa, gutegwa na mugigu gahagarara hera h'Imana, Imana izayumva ikagukiza. Haleluya. Guhagarara gusa uku nuku twicaye cyobereka ibintu uku hari impfu nyinshi abantu baza bakira baba mu nzu y'Imana, kandi uko nukuri gusa ukabona tubayeho ntitumenye impamvu. Hakonza ntekereza ko biri mu migisha none Imana izivuga ngo kubera kuba mu nzu yanjye reka ngo ukizibi, kuko abantu benshi aho bashiriye twaraharokotse. Uza abantu bamaze gupfa. Imana ishimwe ya Isiraheli ko yaturinze. Imana ishimwe pe, Imana ishimwe. Haleluya. Dusome kuri Ingoma za kabiri 20:6. Arasenga 20:6 Ingoma za. Arasenga ati Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Haleluya. Mana y'abasogokuruza. Natekereje iri jambo. Nuzajya usenga ukavuga ngo Imana ya Aburahamu. Ujye uzamura uvuge ngo Mana ya Aburahamu. Biza bita bikubwiye kuvuze ko Imana ari y'amasezerano. Haleluya. Uzuvuga ngo Mana ya Aburahamu we, Mana ya Isaka, Mana izayironkera. Kuvuga ngo Imana ya Aburahamu ni Imana y'amasezerano. Kuvuga ngo Imana ya Isaka ni Imana yironkera. Kuvuga ngo Imana ya Yakobo ni Imana iguhindura uburiganya ikaguha umugisha. Iyo uvuze ayo mazina uvuze ibyo bintu bitatu. Kuvuga ngo Mana ya Aburahamu we, uba wibutsa amasezerano ukuntu Aburahamu yihanganye imyaka ingana kuriya. Imana yaramusezeranyije Isaka kugeza igihe Sara yamubwiye ati yeme nta birimo byarana na Hagari, twaratinze nta bizavamo. Imana ikamubwira ngo Aburahamu we, ntabwo ari uyu mwana Ishimayeli, nakubwiye ko mu rukigi rwawe na Sara ariho hazakomoka isezerano, niho wari urubyaro navuze. Haleluya. Abera bose barazamuraga bakavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana y'amasezerano we, Mana izikomeza isezerano. Haleluya. Uzusenga uvuge ngo Mana y'amasezerano we, Mana izivuga kandi bikaba. Imana yacu, Imana niya. Iyo biza kuba Imana itagira amasezerano
abantu benshi baba baracitse intege. Uzi usenga Imana, Imana yabona ko ugiye kunanirwa ikagukubita isezerano, ukaryishura bwaca ikagikora. Ntabwo ari umuhemu. Imana ntizibesha. Imana izivuga igasohoza. Habe nibitaraba izobivuga, niba ariyo yabivuze ari ukuri bizosohora. Iyo ni Imana tujya dusenga. Imana ni Imana y'amasezerano. Icyo Imana yagambiriye kuri Betami, bitinde bitebuke kizosohora. Twese tukireba gutya kandi uko nukuri. Ukumuza iminsi tuza twibutsa Imana, ukumuza ambwira ngo izapfa ubusa. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka izayironkera ikiyaranja. Umwana yabajije satise ko dufite umuriro tukagira inkwi, igitambo kiri, Imana iri bwironke. Haleluya. Yakobo ari mu nzira ngo akirana na marayika. Marayika aramubwira ngo urinde. Yamamubwira ukuri. Hari abantu batazamenya kwivuga uko bimeze. Aramubwira ngo ndi Yakobo, ndi umuriganya. Ndi umuriganya, kurakirana n'umuriganya wasize ariganyishe. Ndi umuriganya. Imana iramubwira ngo ntukiswe Yakobo, uzitwa Isiraheli. Isiraheli, izina ry'umugisha, umunyamugisha. Imana ishimwe ko iyo twayikiranyije, iyo twayisenze, n'amazina mabi iziyahindura. Tuvuge ngo amen. Yabesi aratakamba aravuga ngo Mana undinde ibimbabaza, undinde ibyago bimbe kure, ubindinde, undinde ibimbabaza, ntuke ibimbabaza ntibikaza biyi, undinde ibyago. Iyo dusenze Imana izibihindura. Imana izihindura. Imana izihindura. Nihindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta kimwe kimunanira agenga ibihe. Ngo niyo izayimika abatware, ngo ikibura abandi, ngo ikagira gutya, niyo izihindagura. Ni ukuvuga ngo nzatekereza abantu bahora imbere y'Imana baza banyaguza abandi barangaye. Sibyo? Hari umuntu uzuja gufata ikintu akarangara, umuntu uri kwiyegera Imana, umuntu uri gusaba Imana agasa nk'ukimunyaza akagitwara. Ugasanga umuntu azayicara avuga igihe cye cyo gusubizwa, igihe cye s'isezerano wararangaye, abandi bararishamura. Uko imbere y'Imana hari abantu bari mu mazi bavuga ngo Mana we, Mana we, Mana we, mu bicuku bazavuga ngo Mana we, saa sita bavuga ngo Mana we. We gusa kurihadatira inyama za brusheti, kurarambura gusa ngo uri muri piscine wanezerewe. Abandi ko baravuga ngo Mana yo kwizegwa we, Mana wadutabaraga. Uwo muntu kurumva bizavamo kuri wowe. Hari igihe bazagutwara ibintu byari ibyawe ugasanga barabinyazwa, kubera hari ababaye maso bahora bibutsa umwami, bahora basaba umwami. Haleluya. Amen. Haleluya. Yehoshafati yumva intambara irakomeye. Haleluya. Arababwira ngo dushake Imana, twihate, tuyishake, twihate. Mwabonye ko ari mama toroshe, mwayabonye ndiyoroshe. None mwihate. Buriya umuntu azayihata ari uko bigoye. Buriya gusenga ntago byoroshe. Nukuri niba hari intamba ntimureba, ubu twovuga ngo tugiye mwihuduma y'icumweru abantu bose yo bananira, ariko twovuga ngo hano hari imihuro itatu ikurikiranye, itatu y'utugoroba saa 12, twobura aho twicara kuko umubiri ukunda ambiance biteye ubwoba. Kandi nza ntangara hazaba umuhuro saa moya ukamona abagore bose ariko uyu mubiri kareseba nyene yatubwiye ngo twiyambure, ngo irari ry'amaso, ngo nirari ry'umubiri, ngo n'ubwibone na mukobwa w'ubwibone udutuyemo. Uyu mubiri ni igihumbi. Uyu mubiri ukunda ibiwunezeza.
aya masaha twovuga ngo saa moya hari ahantu hari umuhuro cyangwa saa 2 mbabwije ukuri twova mu materaniro abantu bakajayo kuko ni bituma abantu bakubita gatwenge aha se ko muraseka ibi biza bibangamira kamere iyo bakubwiye gusenga ni ukuvuga ngo kamere ibiri kubangamirwa niyo mpamvu uzamubona umuntu wese ngo mwana wa ngo ndebera ya sharpe ngo turagaruka bwije ngo ndebera kaga kweto abantu bose kandi uziko muzamuja mu bukwe saa 3 zikagera ukamubona abantu pi ewe taruhuha ari abasize abantu ukamubona twese kubera ni n'utundu muza anniversaire tuzakora buri kagoroba twoshiraho ituro rya buri munsi ntitugira kode nta muntu uza wibuka gutura ngo avuga ati mana uko muzutse reka shireho basijana gigice kuko ndavyutugize neza ariko muzorebe muri gahunda zacu ibintu tuzadutanga kandi twona babwira ngo dushizeho ihame buri munsi umukristo wa betamaza atura mworakara ariko tekereza ibintu tuzadukoresha mugihe utinye ikintu icari cyo cyose mugihe ikintu cyose kiguteye ubwoba haleluya ujya wihata gushaka Imana mugihe ibintu zose bikwatatse ako satani ni igihumbi satani ngo yamabwira abamarayika amabwira ngo uku tuzoza dukomeza gusa turamya Imana uku twese gusa uku niyo gusa yo kuramya Bibiliya izivuga ngo yitwaga marayika w'umuco mu ijuru satani niko yitwaga amazina ya satani akitwa satani yari atuye mu ijuru yari marayika w'umuco yari inyenyeri yo mu ruturuturu uwo ni satani yari umwana w'umuseke ariko agumura kimwe cya gatatu cy'abamarayika kurumva uwo muntu yoroshe ibaza umuntu utinyuka iruhande rw'Imana yaremye ijuru n'isi Imana yaremye ijuru n'isi timuzabona ko isi ari nini ikarema inyenyeri n'ukwezi ikarema ibiva ikarema inyanja ikarema ibiba mu nyanja murebe ukuntu Imana izitungira amafi mu nyanja iyo Mana satani akayitinyuka akazabwira abantu kandi yaransubije ibibazo bye jewe nizaza mbona abantu bagumutse zaza nibuka ko satani yatinyutse Imana kanswe jewe ukumuza mubona ibi byo kwirirwa tuvuga ngo irera muza mubona tuzabivamo mureke tureke kuyiramya agumura kimwe cya gatatu cy'abamarayika nibo batawe mu isi n'abadayimoni bahora barwana natwe amanywa na nijoro nibo abamarayika bane bafungiye ku ruzi rwa Furate abo barategereje muri za ntambara zizoza kongoza ni ibihumi mu Efeso bazavuga ngo ni ibinyabutwari ngo bitegeka isi y'umwijima zo gupangira urugamba aka satani aza gupangira urugamba satani ni igihume naramuhebye satani azagera mu nzu akama yereka umugabo ngo umugore wawe ni mubi bamaranye imyaka 10 akama amubwira ngo ni mubi akaza amubwira ngo mada uri mubi yewe wowe tubyaranye 5 mbaye mubi uyu munsi umugore akamabwira umugabo ngo uri mubi nza kubona nkumvise semi abana bakama babwira ababyeyi ngo ntimuri aba turabanga ntimuri ababyeyi bacu hari abana nzi babwiye nyina ngo turi mama yewe sindi nyo babimubwiye barangije bagiye kurangiza university ngo turi mama sindi nyoko ntaguri mama kandi yarabakubiti yarakubiswe ku bwabo bana arakubitwa ngo aruhe ava mu rugo abana ngo baje kumubwira amabwira ngo ntaguri mama twasanze utari mama nyina akabwira ati abana baza sindi nyina ati ukuri mubiki kurishinga daimoni uri nyina tiwabavyaye twese tureba aka daimoni ukurusha amaboko udata wa twese azamenye uko akugira
abana kamavuga ngo turi data turi mama turakwanga abana wabyaye bakakubwira ngo barakwanga dayimoni azagira mu iteraniro ringana gutya yozagara azaza avanga umuzamura amaboko akamabuna ngo tituyazamura ure muhe Imana icubahiro tukizamura satani uzutera no mu materaniro abantu anaweza yote anaweza yote akamabwira umuntu ngo ntuzamura amaboko kandi akamamunyuraho buhoro ngo ntuyazamure yeme muzamura amaboko muvuge ngo haleluya ukaba tuvuge ubihore timwovuga ngo amina ureke ntusubize ako daimoni urebe satani uzutinyuka mu materaniro akamaguteke amawazu kubenshi uko baragwana mu bitekerezo karatukana nguva ngo nzakwereka ngo nzakugirirana kuko harabatongana turi hano mu bitekerezo gusa karatongana yagwanye karakubita imigera akaza kubita kazagarura satani ni igihume watinyutse intebe y'Imana akayizanaho urugomo Yehoshafati aratinya aravuga ati aya mami ntiyoroshe abayuda ngo twihate dushaka Imana semene amen Imana ishimwe ko bumvise iyo bataza kumva ko bari babatatse maze ngo barasenga bakavuga ngo Mana watubujije kwica Mana watubujije kugirira n'ababamo Mana watubujije kwica bakomeza kwibutsa Mana y'amasezerano Mana wabwiye basogokuruza kuzaba baributsa umuhanuzi araza tuvuge ngo amen kuri 14:20 kuri 14 maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zakariya mwene Benayi mwene Yeyeli mwene Mataniya umurewe muri bene Yazafaho yare aravuga ati nimwumve yemwe bayuda mwese namwe baturage b'i Yerusalemu namwe mwami Yehoshafati uku ni Uwiteka avuze ngo mwitinye haleluya imvugo y'Imana ni nziza imvugo y'Imana izi gusanga muri dagadaka ako Imana igira imvugo nziza Imana yakubwira ngo witinye ukama wumva Imana yikubwiye ngo witinye Imana yikubwiye ngo witinye ntabwo komera Imana yikubwiye ngo pole nzanibuka iyo buri gihe nsomye igitabo ca Danieli nzantekereza ari jambo bagize bita ngo Danieli mugabo ukundwa ariko uzimana kukubwira ngo kipenzi cangu uzimana kukubwira ngo mukundwa uzimana kukubwira ngo I love you ndagukunda biteye ubwoba arababwira ngo Imana iravuze ngo mwitinye mwihagararire gusa ariko Imana tuvuge ngo Imana ni Imana ntigira ubwoba Imana ntitinya urugomo igira ijambo rimwe izivuga irababwira ngo mwitinye kandi ngo mwe gukuga umutima n'izo ngabo nyinshi ngo kuko urugamba atari urwanyu ngo ahubwo ngo n'urw'Imana ariko uzimana kukwambura urugamba ikakubwira ngo urugamba si urwawe n'urwanje uzimana kukwambura urugamba none nabitekerejemo akantu hano ikibazo tugendana ntituza twumva imvugo y'Imana kubera gukenera ubushake bwacu cyane niyo mpamvu twagize ibibazo Imana ishobora kukubwira ngo kana witinya uru rugamba ceceka kananirwa guceceka ceceke n'ukuntu banyatate ceceke kera kuri iyi Imana yivuze nawe ukavuga biba bipfuye Imana ntizibyigana mu magambo hari ibintu nka bine bazavuga Imana biza bituma Imana iceceka ngo Imana ishobora guceceka ishaka kugerageza kwizera kwawe Imana ishobora guceceka ishaka kugukuza Imana ishobora guceceka mu gihe ibona uri kugendera mu bushake bwawe ngo Imana ishobora guceceka mu gihe ishaka kureba kwihangana kwawe hari ibihe Imana izigenda iceceka
ariko ikibazo gikomeye ni mu gihe Imana yakubwiye ngo witinya ugatinya uzi kukubwira ngo humura iyi nzu utuyemo hari ingabo nyinshi ziri inyuma zikugose haba abantu baza bagucunga ukaza uvuza induru uri mu nzu kandi abazamu baraye ku irembo uzi ngo uwo muntu ukunda ateye umujinya umuntu ari mu nzu akaza avuza induru ngo yewe baranyishe abantu bakaza kura niki ko hano hari abasirikare baciye uwo muntu bazaroha akavuga ati yahamutse yasasa ntekereza ko ariko Imana izivuga ati uyu we yarahamutse ntazi ibyabamo musomere imigani 3:5 James hasome ngiyo mikuru iruhande rwa bihosagara 3:5 imigani 3:5 haravuga ngo wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose we kwishingikiriza ku buhanga bwawe we kwishingikiriza ku buhanga bwawe bwose soma Zaburi 29 kuri 4 Zaburi 29 kuri 4 Zaburi 29 kuri 4 aravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro soma Zaburi 33 kuri 16 aravuga ngo nta mwami ukizwa n'uko ingabo ze ari nyinshi intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi amen soma Zaburi 9 ku 10 haravuga ngo kandi Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba amen haleluya haleluya mu masengesho yacu mu gusenga kwa buri munsi tuze twiringira Imana mwe kwiringira umwana w'umuntu utabonerwa amagakiza mwana w'umuntu arahemuka mwana w'umuntu akenyuka vuba ziringira umwami wancunguye utajya uhemuka namba abamwiringiye bose bazakorwa n'isoni haleluya tutinye Imana ni ntutinye guhagarara kw'Imana ni uguhagarara habe nubwo waba ubona amasasu ibifaru biri inyuma yawe muri metero 2 Imana yikubwiye ngo ntutinye ihagararire gusa haje ibifaru haje bakagera muri metero 2 Imana niba yakubwiye ngo ntutinye uhagarare gusa ukabona habuze metero 2 ngo bakugereho uzahagarara uvuge ngo Mana ndahagaze wavuze ngo sindi nubwo bagera muri mu masantimetero sinzi uko yigenza sinzi nuko izikora iconzi nuko yivuze biza bibategeka igakomera Imana ivuze ibivuze Imana yivuze imvugo y'Imana iraruta ibintu iraruta ibifaru iraruta amagare y'amafarashi iraruta amajwi y'amazi menshi iraruta akagambane kibikomeye n'ibikomerezwa byose byatatse iyi Imana ivuze gusa ngo ntutinye ndi kumwe nawe nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca mu muriro ntabwo uzasha nugira ntutinye ntabwo amazi azagute Imana imvugo y'Imana ivuze ngo ntutinye uko nuko Imana ivuze gusa ngo humura ndi kumwe nawe ariko ikibazo tugira tuza nta mutekano tugira izikubwira ngo humura wewe ndapfu nakubwiye ngo humura musarire tukizera ijwi ry'abakomeye ukomeye akubwira ati donc ndugira ikibazo saa sita ndakurebera humura ngo yarambwiye kwiringira umuntu azahemuka azahindagurika kwa mpamvu ngo yarambwiye ngo azishura sare kabihozaga nkubwa bihozaga wewe ntugira ikibazo nuko nzakwishura sare ukabyizera kuruta uko kwizera Imana yabivuze ngo yarambwiye ngo hari ni nayo mpamvu abantu buriya bafite ibibazo biringiye abantu bwaca abantu bagira ibibazo bagasara bagahahamuka
umuntu azayiringira umugabo akamagira ngo ubwo afite umugabo ngo afite ibintu byose bwaca akagukorera gasha kiringira abana bwaca bakagukorera gasha kiringira bakagukorera basha ariko ijwi ry'Imana iyo rikubwiye ngo ntutinye riba rivuze ijwi ry'Imana iyo rikubwiye ngo nzokugirira neza nubwo ufite amahwa nzokugirira neza Imana izigira neza muvuge ngo izigira neza ntizitererana uyambaje wese ihora ibera amaso abayitakira Imana izigira neza Imana ivuze ngo nzokugirira neza ikaguha avance yo kukugirira neza ijwi ryayo ngo ryuzuye igitinyiro Imana yivuze abadayimoni batinya iryo sezerano ikibazo nitwe tutaza twiringira Imana tutaza twizera Bibiliya izivuga mu Baheburayo 11:6 ngo ntibishoboka yuko utizera Imana yayinezeza ngo kuko wegera Imana wese ngo agomba kwizera yuko iriho kandi ngo izagororera abayishaka. Haleluya. Sinzi biguhangayikishije, sinzi bikwatatse, ariko dufite Imana. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Uzaza ubona usigaye wenyine nka kwa kundi bazavuga ngo asigaye hagati ngo nk'ururimi, ahandi hose ari abanzi, ahandi hose huzuye ibibazo, uzuvuga ngo mfite Imana, uzubwira Satani ngo mfite Imana, mfite Imana, mfite Imana, nubwo hoba hageze mu masantimetero kugira ngo iki kibazo kingereho, mfite Imana. Hari icyo Imana yavuganye naje, iramubwira ngo mwitinya, ejo muzabatera. Ejo muzatera ariya mama ngo ejo muzabatera. Mwumva ukunda Imana, ariko Imana ni ariko Mana nza numva hari genza numva Imana ari ngari, nkabonaga amaboko ntiyogerayo, nkabona ni ndende, nkabona ndiyogerayo, nkabona ni nini, nkabona ndibyashoboka. Ibaze buriya bwoba Yoshafati yari afite, Imana yamubwira ngo ejo muzabatera. Ejo muzazamukaho ni kuri 16 ingoma za 2:20 kuri 16. Ejo muzazamuke mu batere, dore barazamuka hatereye bagisisera, muzabasanga aho ikibaya giherere mu butayu bw'Yeruweli. Muri iyo ntambara ngo ntimuzagomba kugwana, ngo muzahagarare mwirememo inteko gusa, ngo mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, ngo yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu, ngo mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Mana ishimwe, iyo turi kumwe n'Imana, amahirwe y'Abakristo, buriya nuzaza wumva ubyukanye Imana, uzumenya ko kera tayari wanesheje. Nuzaza wumva wabyukanye Imana, nuzaza wumva ufite Imana, muvuge ngo Imana itari bayari, Imana itazivonjoka, Imana itazayuma, Imana itazicika intege. Imana ni Imana, urumana runura. Tugira Imana iremereye, tugira Imana izivugisha umutima w'umuntu. Imana yarantangaje ngo yigeze kwandika gusa akaganza, ngo mene gutya gusa akaganza, umwami ngo amavi Imana yokora udusha kuri Imana izireka abantu. Imana izigusanga mu nzozi ikakwemeza. Ushobora kwigira nabi ukihagararaho ukaburana ukagira gute, ariko iyi kwatatse ikagusanga mu nzozi. Yobu yaravuze ngo iyo ngize gutya ngo uzuntera mu nzozi, ukahansanga ukampuhura ukanyemeza. Inzozi gutya ikakwemereza mu nzozi, kuko Imana irashoboye. Bene data mwitinye, mwihagarare gusa mwirememo inteko, mu bumwe mwitorero, mu bumwe mubo mubana, asigaye murebe agakiza. Mana ishimwe, murebe gutabagwa kwanyu gusa kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Tizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ihora iri maso ntigihunikira, ntizisinzira. Imana iza gusinzira tuba twarashize. Mukasha sibyo? Iza gusinzira ntubukiriho mama. Ubukiriho?
mukiriho wamba ubukiriho timuba mukiriho ariko kuko Imana yatubwiye ngo twe gutinya niyo mpamvu turiho. Bibiliya yavuze ngo ku murongo wa 20 ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisehoka Yehoshafati arahagarara avuga ati nimwunyumve yemwe Bayuda namwe batuye Yerusalemu mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu ashiraho kuririmbira Uwiteka ngo bahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaza Uwiteka kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mwumva ivensi yisha abanza. Jewe iyi vensi yara umva abaririmbye mwuzura umwuka wo kuririmba pe. Ibaze kuririmba gusa ngo muhimbaza Uwiteka kuko imbabazi zayo ukubari bagize gute. Noneho hari uturimbo wenda woririmba ngo uzabica uzabakubita inkota uzabananiza muze mureka ibyo. Imvugo y'Imana izitsinda isi wavuze gusa ngo amahoro. Uku gusa Imana yakubwiye uzuvuga gusa ngo amahoro uzonesha. Imvugo y'Imana murayizi ngo bariko barimba bakavuga ngo nimuhimbaza Uwiteka ngo kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Umva ukuntu bariko baririmba. Imana ishimwe. Muhimbaza Uwiteka kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Ngo batangiye kurimba no guhimbaza ngo Uwiteka ashiraho guca igico Abamoni n'Abamowabu nabo ku misozi Seyiri bari batuye Buyuda baraneshwa. Kuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku misozi Seyiri ngo babice babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba ab'Iseyiri bahera ko barahindukana bararimburana. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi ariko nta numwe wacitse ku icumu. Uko hari habaye iki ko murumvira ya vese umva binashobotse Abakristo bazagira umutima mwiza. Noneho muzoza mugwana neza timukaza mutongana timukaza musakuza muze muvuga ngo Mana urugamba rwaremere imbabazi zawe zihora iteka ryose. Uko murumva iyo vese ikoze iki ngo yisha abana b'imfura bo muri Egiputa ngo kuko imbabazi zayo imbabazi z'Imana ga nubumara kutazuzumva nubumara gutya bwo kugeraho bukama bugutwika ku muntu utazuzumva nubumara. Abanga Imana ibayisenge bazapfa bose bekwibukwa nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero. Urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira. Muhimbaza Uwiteka kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imushime iyo asanzuye isi hejuru y'amazi kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Bene data mushime Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Imbabazi z'Imana ku banzi Haleluya n'ubumara. Ukavuga ngo kuko imbabazi zawe data zihoraho iteka ryose. Ibihugu 5 4 byatatu byakwatatse biri inyuma yawe wavuga gusa ngo imbabazi zawe zihoraho iteka ryose ngo abantu bakama basubiranamo. Uyu n'umwanzi wanje tiku 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 tibigeze barwana tibige kurya umuhanuzi yahanuye tibigeze barwana ngo bagiye kuhagera gusa ubasanga abantu n'imirambo ngo nta numwe wacitse ku icumu. Akwimvuga Bibiliya ndayikunda nta numwe wacitse ku icumu nta numwe wo kuvuga amakuru
kubera iyo verse gusa ngo ni muhimbaze Uwiteka kuko imbabazi zayo zihora iteka. None muza murwana nabi gute? Abantu bazagira umujinya kubera iki? Abantu bazatongana kubera iki? Abantu bazabihorera kubera iki? Abantu bazabishurana kubera iki? Nta mukristo uza wishura. Uzuririmba ngo kuko imbabazi zawe data zihora witeka ryose. Iyo verse zimarisi biri zivuga ngo iyo ugiriye umuntu neza wakugiriye nabi ngo ubumuruza amakara ku mutwe. Ineza y'abakiranutsi na amakara yaka. Amakara yaka babavuze iyo umuntu umugiriye neza yarakugiriye nabi ngo umutima uhora umurya. Kamuci uyu muntu kuki mwanga nkunda. Iyo ugize neza ubumurunzeho amakara umutima wo gahora umubwira ati nubwo umwanga ariko aza kugirira neza. Nta kibi nko kugendana uwo mutima. Somera Abakorinto ba kabiri turangize James 10:4. Abakorinto ba kabiri 10:4. Haravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Genda usoma buhoro James. Kuko intwaro zacu kuko hera kuri 10:3. Nubwo mfite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'umuntu. Munyumve cyane. Haleluya. Nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu. Tugenda dufite inyama n'amaraso. Tugenda dufite ingingo zose. Titugwana nk'abantu. Mwanyumvise? Titugwana nk'abantu. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Kuko intwaro z'intambara yacu. Intwaro y'intambara yacu si nk'iz'abantu. Nta mashini gani, nta pistoli, nta gakucu, nta gipasu, nta shoti, nta kumutega jido, ntago ari nk'iz'abantu. Komeza Jim. Ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ahubwo imbere y'Imana tuvuge ngo amen. Zigira imbaraga. Zigira imbaraga. Intwaro zacu si nk'iz'abantu. Hari intwaro abazungu borekura uyu mugoroba. Isi yose ikarangira. Babishatse kugira ngo isi yuba mbese irangire. Aya masaha bakavuga ngo twese tworangira. Babishatse bo turangiza twese. Ariko ngo intwaro zacu ngo si nk'iz'abantu. Ntago ari iz'amasasu, ntago ari iz'amagambo, ntago ari izo gutongana, ntago ari izo guhimana, ntago ari izo kuvuga ngo nzamwereka, ntabwo ari izinzika, ntabwo ari iziki. Intwaro zacu. Komeza. Umurongo wa 5 aravuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose. Kuri 6. Kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Dukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishira hejuru kurwanya kumenya Imana. Tuza tugikubita hasi. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuza tugikubita hasi kandi ntawe wakomye, ntawe wavuze. Biri abantu baze bagenda ngo ko murashamburiya ngo ko ntacyo bimaze. Kuko ntuzakubura umwanda w'isi ngo uzabivemo. Uzawukuraho niba bashiraho bongere bashireho, uzagira niba bakwaka bongere ntago wabivamo. Intwaro zacu mwumve ngo zigira imbaraga ngo zo gukubita hasi.
uzishira hejuru n'impaka zose ayiwe ariko usukuntu impaka rindi uzi ikintu kizana kutuma abantu batumva Imana batamenya Imana uzi ikintu kizana kurwanya Imana mu mitima y'abantu ariko ngo twebwe intwaro zacu si nk'iz'abantu iyo tuvuze ngo nimushime kuko imbabazi tuba tugari imitima y'igihumbi mwumvishe ukuntu mvuze ngaho umva iyo ntwaro umushime Uwiteka kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose uko kera ugaruye imitima y'igihumbi iyo uvuze ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Mana yo kwizerwa Mana ya Yakobo si wowe Mana yacu ibihumbi 5 biba birangiye uko gusa uvuze ukuvuze gusa iyo uvuze ngo Mana yabereye Abisiraheli amagana Mana ya kwizerwa Mana yasubirishije umuriro kwa Eliya ugatwikaza uko gusa iyo uvuze gutyo gusa uri Imana iteye ubwoba uri Imana iza yimura abatware ukimika uri Imana isezeranye igasohoza uko gusa uvuze utsinze ibintu utobara mwumva intwaro z'Imana ukuntu zoroshe haleluya Abefeso 6 hazavuga ngo mutware intwaro zose z'Imana wumva intwaro ngo agakiza ingofero ngo agakiza mbese ni ingofero ngo iyo ni intwaro ngo ukuri umukandara inkota ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza gukiranuka ngo kuza gukingirira agatuza ngo kwizera ngo kugenda kuzimyisha imyambi yakumuriro uko ko murumva ari ibiki none twereka ico wibitse uko ibaze kubwira umuntu ngo ngiye mu rugamba kandi mfite intwaro zose ufite izihe peti ngo mfite agakiza ngo mfite kwizera ngo mfite inkota ryo jambo ry'Imana ariko ngo imbere ngo zigira imbaraga Imana ishimwe ngo zigira imbaraga iyo ufite agakiza kabwira abantu ngo namenye Imana sinogwana nk'abantu ugaceceka uzunesha neza mwumva ikintu kiza kivamo uzugendana igitinyiro uzugendana icubahiro uzugendana kwemegwa iyo wagwanishije agakiza kandi agakiza ntikaza gatanga umwanda kaza gatanga ibyiza agakiza ntikaza gatanga umwanda agakiza impano y'agakiza ariko Yesu ni mwiza kandi ngo muri byose uko mwambara izo ntwaro ngo musengeshe umwuka gwiteka mbese gusengesha umwuka si ukuvuga ngo fire lebara si wo mwuka ni ukugenda warabaye umuriro ukavuga gusa utavuze gusa ngo ukaza wumva gusa ukaza wumva uri igihumbi utavuze uyu mumama ejo yateye haleluya kandi yakotera twa haleluya duto ngo haleluya we kaza numva kamashanyarazi ngo haleluya we ese kuntu wakongera ngo itere ngo haleluya we kaza numva ki ngo no itere mama kandi itere ngo haleluya we ariko Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nukuri navuze ngo birabaye. Hari igihe ureba umuntu ukavuga ngo birabaye. Yavuze ngo haleluya we. Ndavuga birabaye. Turangije kandi uko nukuri mbabwiye. Hari umuntu uzi ukora ikintu kama numva ndanyuzwe. Kavuga nti sawa. Nabo satani kariya ka haleluya aho kabagerera. Baribonera. Kariya ka haleluya. Twaragenderewe. Umva mbabwire. Twaragenderewe. Imana yatanze muri iri tori ibifaru nahumiwe. Mu gitondo navuze nti biramaze. Aka ka haleluya nako. Tacu. Aka. Ubwo avuze ngo haleluya. Nti tacu. Tacu. Yonkota nayo turayibitse. Kanya ngwino baguha ipendo. Turataramye sivyo ko turavuga ngo intwaro zacu sinkiza kizenyeza abantu zigira imbaraga. Ibintu by'Imana byose buriya ikintu cyose cyanditse muri Bibiliya cyose kigira imbaraga. Iri pendo muzamubona rigira imbaraga iri ngahagarara kanya fata muri ngwino muzumva kimwe nza mbona muzamurebana mugasa nkamwirirwanye mu gitaramo murebane. Ariko uyu munsi muro w'Imana bakire imbaraga z'Imana zibakoremo ibikomeye. wakira amagara mazima gusa witerere nka kujya uzugira gusa gutya kujya uzugira gusa
ngo namukorera koraho. Ashiraho gucigica abamoni n'abamoabu ngo nabo ku musozi Seyiri bari bateye ubuyuda baraneshwa. Amen. Niyo mpamvu dukoresheje kuko ariyo bakoresheje. Iyo tuza kuvuga ngo bakoresheje za ruga tuba tuzikubise, ariko nkoresheje kubera ko baririmbye barahimbaza. Haleluya. Dutwara intwaro z'Imana, ariko cyane cyane dusengesha umwuka, kandi mu by'Imana igutegeka ari byo uzoza ukora. Tuze twumvira Imana mu gusenga, wumvira Imana. Imana nizazi kubwira ngo tuza utuze, nikubwira ngo haguruka uhaguruke, nikubwi uko izazi kubwira uzuzumva. Intambara yacu si nk'iy'abantu, urugamba rwacu si nk'urw'abantu. Ntago tugwana n'abafite inyama n'amaraso, titureba abantu, tureba imyuka mibi iri ahantu. Kaza ukubita wa mwuka, pana gukubita abantu ngo kurabajunguruza muri ruhurura. Uzi ukubita wa mwuka wawe umwongoza, aba ari ukubita. Kuko intwaro zacu si nk'iz'abantu, kandi uko zigwana ziroroheje. Tekereze Idiyoni ngo bari kwakubita ibibindi hasi gusa bakazunguza imwe. Kubita ibibindi hasi bakazunguza imwe. Uko murumva ari ibikibyo. Iyo ariko gusa nkukigeze yarabwiye usanga muzenguruke, umujye muzenguruka ku munsi inshuro imwe ngo mutahe ngo mugaruke, ngo ku munsi wa nyuma ngo muzazenguruke karindwi, ngo murangiza ngo muvuze amakondera, muvuze induru, mugire gute. Uko gusa bakoze ukuko baraje gusa barazenguruka bute batamungana ngo buce baragaruka. Mu gusenga iyo utawumvira icyo Imana iri kukubwira uzuneshwa, uzunanirwa.
ariko iyo wakora gusa icyo Imana yayikubwira muri gahunda ukazuvuga ngo Imana yavuze gutya, Imana nizazi kubwira kuzuka saa 8 ugapfukama uzupfukama, kandi iyo igutegetse ntubikore ubuhombyi bya ya masaha kugira ngo uzongere bigaruze bizokugora. Iyo ikubwiye ngo uze wumvira wubahe, iyo utubashe kugira ngo uzongere kugera kuri wa murongo biza bikugora. Twumvira Imana ariko kandi dusengesha umwuka iteka. Urugamba si urwacu, tuvuge ngo amina. Gitara rufite niba ufite uko azarugira, hari aho uzubona wahera we ukabona wabyangiza pe, hari ibintu uzubona wajamo ukabona wabyangiza, ariko ukavuga ngo data we ndabiguhariye. Ngwino ngwino usange Yesu, zana imitwaro yawe uyimuharire. Ngwino 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 usange Yesu. Haleluya. Zana imitwaro yawe uyimuharire. Betami timukarangwe n'amatiku mu rugamba, muze murangwa na sila. Mbese bucece ndakazamenya umuntu kuri mu bibazo ngo induru yose ngo abantu ni kuki wiganyira ukawucitse intege kugeza aho wiyahura, kandi Yesu azi ibibazo byawe. Imyaka ibihumbi bibiri irashize, ibibazo byawe yarabyikoreye. Menya nibi yuko kwitayeho, kandi imigambi ari myiza kuri wewe. kura amaso ku bantu, kureba ibibazo kuko bishobora no kuguhitana. hanga amaso Yesu, kuko ari we muganga. Haleluya. Gukemura ibibazo byawe. Satani ntabakunda, nta n'uwababarira. Imirimo ye ni ukwiba no kwica, kurimbura no gutsembaho, ariko Yesu yaje w'inamaze zibone ubugingo ndetse bwinshi n'ubuzima bwiza. Ni kuki wiganyira ukabucitse intege kugeza aho wiyahura, kandi Yesu azi ibibazo byawe. Imyaka ibihumbi bibiri yashize irarenga, ibibazo byawe yarabyikoreye. Menya nibi yuko kwitayeho, kandi imigambi ari myiza kuri wewe. Imana iziduha agaciro, birizivuga ngo abera bo mu isi ngo nizo mfura zonyine Imana izayishimira, izayirata. Yaravuze ngo mu gihugu nubwo hoba harimo Daniel, ngo hakabamo Nowa, ngo hakabamo Yobu, ngo norokura ubugingo bwabo, ariko abandi bagapfa. Izayirata umuntu wayimenye akayegera, akaza akora uko ishaka, akaza asenga uko ishaka. Imana izikora akazi. Ndabifuriza haba abadukurikiye, haba bari mu materaniro, tumenye yuko Imana ari Imana. Tuze dusenga Imana nka data, tuyibwire nk'umubyeyi, tukaze utendeka ngo bakujanire, uzuja kuri so uje kuyibwira. None uko undi muntu akavuga ibyo washatse, ngo umuntu azabwira undi ngo genda umbwirire Imana. Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe.
natwe niyo nkingi negamiye ibafi buri munsi kandi rankunda ndabizi. umuntu wazimye nahaguruke tumusengere. umuntu urimo kumva yarazimye gusenga, haguruka tugusengere. umuntu urimo kumva ibihe byo gusenga byarashize, haguruka dusenga Imana igukomorera ikugirire neza. murahaguruka se? umuriro warasega mumeze neza cyane, ariko wari guhaguruka. Imana ibaha umugisha, Imana ibahigirire neza. muze tubarambike ibiganza, umuriro w'Imana wake, mwake mugire ibihe byo gusenga, imbaraga z'umwuka zigere ku buzima. Bisho ngaho basengera. Imana iri kumwe natwe niyo nkingi